nta nubwo nzava sinzapfa, kuko yatangiye kwibwira yuko atazigera ava ku ngoma, ngo kuko imana zabo zamuhaye isumbwe rikomeye. Twongeye kubasuhuza bakunzi banshobozwa byose, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Turanezerewe kandi turishimye kongera kuganira namwe ku byanditswe by'Imana ndetse n'imbaraga z'Imana. Nk'uko musanzwe mubizi, ku wa mbere dufata umwanya wo gutanga inyigisho zirera umukristo nk'uko twabibemereye. Tuzitanga ku wa mbere, ku wa gatatu tugatanga inyigisho za Bibiliya, ku wa gatanu naho tugatanga inyigisho zigendanye n'ibitabo by'ubuhanuzi. Akaba ariyo mpamvu tugiye gukomeza aho twari tugeze, aho turi kwiga hejuru y'igitabo cy'ubuhanuzi bwa Danieli. Twifuza ko mubamo uko bikwiriye, mukabuhagararamo. Nyuma y'aho mwabonye byinshi barega iki gitabo cya Danieli bigera mu 8, nyuma y'igice cya mbere mwari mumaze kwiga, gukomeza na kino gice cya kabiri. Nababwiye ko igitabo cy'umuhanuzi Danieli twabonye ko ari umwe mu bahanuzi bakuru. Twabonye ko abahanuzi bakuru ni 4 ariko ibitabo ni 5. Iki gitabo, abo bahanuzi bakuru nk'uko twababwiye, ni Yesaya, ni Yeremiya, ni Ezekiyeli na Danieli. Danieli w'ibice 12 nk'uko twabibasobanuriye, kuva ku gice cya mbere kugeza ku gice cya 6. Twabonye ko ari ibitabo bivuga amateka afite icyo avuga mu Mana, ariko by'umwihariko tuvuga ko igice cya kabiri ari nacyo tugiye kwiga uyu munsi, ari igice kiri specifique ku bigendanye n'ubuhanuzi. Kuva ku gice cya 7 ugeza ku cya 12 ni uruhererekane n'ubuhanuzi busa buzatugeza kugeza Kristo agarutse. Tubasaba gukurikirana izi nyigisho, kandi uburyo bwiza bwo kuzikurikirana twababwiye ko ni ugukora subscribe, kandi nyuma yo gufashwa nabyo, dore yuko ibyo dutanga ari byo kubafasha, bigafasha abakristo, ibigufashije ukabisharingira bagenzi bawe kugira ngo izina ry'Uwiteka ryamamare. Tugiye kuvuga rero hejuru y'igice cya 2. Ntago ndi busome imirongo yose ibanza, nababwiye yuko ubwo ndi bwihutire kukivuga kuri kote y'ubuhanuzi, mwibuka aho twari tugeze, izina ry'Uwiteka ryamamare. Rero reka dusome, ntago nanone ndi busoma amagambo make, ariko ndagerageza gusoma ay'ingenzi kubera impamvu. Turi busome Danieli igice cya 2, munyemerere dusome menshi ariko duhereye ku murongo wa 25. 25 haranditse ngo, nuko Ariyoki arihuta ajyana Danieli ku mwami, aramubwira ati, mbonye umugabo wo mu bantu b'abanyagano b'Abayuda, arabwira umwami inzozi ze. 26 umwami ahindukirira Danieli wahimbwe Berushazari, aramubwira ati, mbega urambwira inzozi neretswe n'icyo zisobanura? 27 Danieli asubiza umwami ati, ibyo bihishwe umwami yasobanuraga nta banyabwenge babasha kubimenyesha umwami, cyangwa abapfumu, cyangwa abakonikoni, cyangwa abacuni. Ntabo. Ariko mu ijuru hari Imana ihishura ibihishwe, kandi niyo yeretse umwami Nebukadinezari ibizaba mu bihe bizaza. Haleluya. Inzozi n'ibyo weretswe ku gisasiro n'ibyibi. Nuko ibyawe nyagasani watekerezaga uryamye ibizaba mu gihe kizaza, ihishura ibihishwe niyo yakubwiye ibizaba. 30 kandi ngewe ubwanjye ibyo bihishwe
sinabihishuriwe nuko ndi umunyabwenge kuruta umuntu wese uriho. Haleluya. Ahubwo ni ukugira ngo umwami amenyeshwe iby'inzozi ze, amenye n'ibyo umutima we wibwira. 3:1 nuko Nyagasani wabonye igishushanyo kinini, kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane, kirabagirana cyane, cyari kiguhagaze imbere, kandi ishusho yacyo ikaba yari iteye ubwoba. Nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo wari izahabu nziza, kandi igituza cyacyo n'amaboko yacyo byari ifeza, inda n'ibibero byacyo byari imiringa, amaguru yacyo yari ibyuma, ibirenge byacyo byari ibice by'ibyuma n'iby'ibumba. Urabyitegereza ugeza aho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoki byikubita ku birenge by'icyo gishushanyo by'ibyuma n'ibumba, rirabimenagura. Nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu biherako bimenagurikira rimwe, bihinduka nk'umurama w'aho bahurira mu cyi, bitumurwa n'umuyaga, ntibyagira ishyikizo. Maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka umusozi munini, rirangiza isi yose. Kadusome 3:6 tutagenda tudatumvisha ubusobanuro, kandi aribwo nshaka gusobanura. Nuko izo nzozi kandi turasobanura impamvu zazo aho imbere y'umwami. Nuko wowe Nyagasani uri umwami w'abami, Imana yo mu ijuru yaguhaye ubwami n'ubushobozi n'imbaraga n'icyubahiro. Yaguhaye n'inyamaswa zo mu gasozi n'ibisiga byo mu kirere by'aho abantu baba hose, ibishyira mu kuboko kwawe ngo ubitegeke byose. Nuko Nyagasani wa mutwe w'izahabu ni wowe. 3:9 kandi uzakurikirwa n'ubundi bwami budahwanyije n'ubwawe gukomera, kandi hazaba ubundi bwami bwa gatatu bw'imiringa butegeka isi yose. Ariko ubwami bwa kane buzakomera nk'icyuma, kuko ibyuma ari byo bimenagura ibintu byose bikabijanjagura. Kandi nk'uko ibyuma bimenagura ibintu byose, niko ubwo bwami buzamenagura bukajanjagura butyo. Kandi nk'uko wabonye ibirenge n'amano ari ibice by'ibumba cy'umubumbyi n'igice cy'icyuma, niko ubwo bwami buzigabanyamo. Ariko muri bwo hazabaho gukomera nk'icyuma, nk'uko wabibonye iby'ibumba bivangwe n'ibumba, kandi nk'uko amano yari igice cy'icyuma n'igice cy'ibumba, niko ubwo bwami buzamera. Igice cyabwo kimwe kizaba gikomeye, ikindi kidakomeye. 43 wenda nzi ari kuba ariho nsoreza. Kandi nk'uko wabonye ibyuma bivanzwe n'ibumba, niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu, ariko ntibazafatana. Nk'uko ibyuma bitavanga n'ibumba, nuko ku ngoma z'abami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga,
ahubwo buzamenagura ubwami bwose bukabutsembaho, kandi buzahoraho iteka ryose. Uko wabonye ibuye ryavuye ku musozi ritarimbuwe n'intoki, rikamenagura ibyuma n'imiringa n'ibumba n'ifeza n'izahabu, niko Imana ikomeye yahishuriye umwami ibizaba mu bihe bizaza, kandi izo nzozi ni iz'ukuri, n'ubusobanuro bwazo ntibuhinyurwa. Nuko umwami Nebukadinezari aherako yikubita hasi yubamye, aramya Danyeli, ategeka ko bamutambira ibitambo bakamwosereza imibavu. Nuko umwami abwira Danyeli ati, ni ukuri Imana yanyu niyo Mana, nyamara ni umwami w'abami, kandi niyo ihishura ibihishwe, kuko ishoboye guhishura ibyo byahishwe. Nuko umwami aherako akuza Danyeli, amugororera ingororano nyinshi zikomeye, amuha gutwara igihugu cyose cy'i Babuloni, no kuba umutware mukuru w'abanyabwenge bose b'i Babuloni. Maze Danyeli asabira Saduraka na Meshake na Abedenego ubutware bw'igihugu cy'i Babuloni. Umwami arabumuha, ariko Danyeli we aguma ibwami. Amen. Mwabavandimwe mwe inshuti zanjye, nsomye amagambo menshi kuko nagombaga kuyasoma ari menshi, kuko ari cyo twasabwaga mu gihe nk'iki, kugira ngo ibyo tuza kuvuga bitaza kuba ibyacu, ahubwo buri wese abe yabyumvishe agire n'icyo abibyaza. Nk'uko mwabyumvishe, mwabonye kuva mu mwaka w'1700 tuvamo tuza mu 1500, tubona uburyo Egiputa yaje gukomera, ariko turagenda tugera muri 721, aho ubwami bwa Ashura bwari bumaze gukomera, butangira guterwa. Uwo munsi buratsindwa, ariko muri 612 papa wa Nebukadinezari, uyu wari uri kuvugwa muri kino gice, aza kugira imbaraga, kuko muri 626 yari yatangije ubwami bw'i Babuloni, bugira imbaraga, butangira kuyobora, buraganza, burakomera. Twabonye uko Abisiraheli bajyanywe mu bice bitatu. Twarabibonye uburyo babashije kugenda, ibyo ku nyigisho zibanza mwarabikurikiye, kandi n'uwabishaka aragenda areba inyigisho zabanjiriza ibi, kugira ngo zirusheho kugufasha kumva aho tuba tugeze. Ntacyo biba bitwaye, bituma utagira amakuru y'igice, ukagira amakuru yuzuye. Ushingiye kuri wa muzenguruko wari kilometero 4 zigahinduka 264, ushingiye kuri za nkiki 8 zahindutse 64, ibyo byakwemeza, zahindutse 250. Ibyo byakwemeza uko Nebukadinezari yabonye ingoma ye n'uburyo yabashije gukomera. Ubwo uyu mwami yari amaze gukora ibi, byamuteye kwikomanga mu gatuza, atangira kwibwira ko imbaraga ze n'Imana z'iwabo, nk'uko twabonye ba Danyeli, Imana itanga urubyaro bahingukiyeho. Yatangiye kuvuga ngo Imana yampaye ishya, imihirwe, niyo mpamvu mu ishya n'ihirwe nagize nta nubwo nzava sinzapfa, kuko yatangiye kwibwira yuko atazigera ava ku ngoma, ngo kuko Imana zabo zamuhaye isumbwe rikomeye. Ariko kubabonye amakuru, muribuka yuko Isiraheli y'amajyaruguru yari yabaye dispare, yari yanyanyagiye, bakayituzamo
abacikacumu baho ya miryango 10 ndetse n'Abashuri bakarema bo bita Abasamariya, bigatuma Isiraheli irangira. Twabonye yuko ibyo bitatumye Yoyakimu bimukanga ubwo yarayoboye ngo nibuza bimuhindukize ngavuge ngo ubwo bene wacu bajyanywe mu bunyage natwe byatubaho. Twabonye ko yakomeje uko, mu gukomeza uko birangira nawe Nebukadinezari. Twabonye ko Imana itari bubyihanganire, birangira na Nebukadinezari ubwe aje atera ahangaha, nuko ahatwara abana b'imfura, arongera arahagaruka ahasiga Yehoyakina, arongera arahagaruka bwa gatatu nkuko nigeze mbibabwira, birangira akoranya amasezerano n'uwo bitaga Matina waje kwitwa Sedekiya, abari wabasha gusigaho, kuko Nebukadinezari twabonye ko yateye Yerusalemu mu buryo butatu. Yabonye ko Imana yamuhaye ishya n'ihirwe cyangwa imana zabo, akandi akaba ataremeraga iyi Mana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Imana yari imaze kubona yuko ubwami bw'i Babuloni buzwi, bukomeye, bufite agaciro gahambaye. Imana ihita itangira kwibaza uko ikwiye kwigaragaza i Babuloni no muri koloni zayo. I Babuloni no muri koloni zayo, kuko yari ifite koloni nyinshi cyangwa yari imatse ibihugu. Nebukadinezari yari ampereri, yari ayoboye ibihugu bitari bikeya, byose biri munsi y'ukuboko kwe. Byamuteye rero kwishyira hejuru. Imana nayo iravuga ngo birakwiye yuko njya kwimenyekanisha iriya, dore yuko abari bari kunyitirirwa bose bahingutse mu bunyage. Yemera ko umusore nka Danieli nawe yisanga munsi y'ubunyage. Twabonye ibyiza byo gushimira Nebukadinezari, twabonye yuko atari umuntu utarahaga agaciro ikiremwa muntu, twamubonye nk'umugabo uha agaciro ikiremwa muntu. Byatumye ubwo yari amaze kwishyira hejuru, yibwira ko imana ze zamushyigikiye zimubeshejeho, byatumye atangira kubona ko nta kindi uretse kwiyamamaza. Nubwo yari ameze gutyo yari umupagani, kuko Imana rero yari imaze kuhageza ba Danieli, byatumye imurotesha inzozi kugira ngo yimenyekanishe i Babuloni ko hari Imana, imenyekana Imana ya ba Danieli, ya Mana y'i Buyuda yongera imenyekana i Babuloni. Bituma irotesha umwami inzozi. Ijambo rirabidusobanurira. Nyuma yo kurota izo nzozi yabashije kuwiyeranja ihita zimusibamo, bituma atumiza abanyabwenge babaga iwe. Murabizi yuko na ba Danieli niko bari mu ishuri, nuko abanyabwenge bose aho bari aho, abanyeshuri n'abarangije amashuri, bari bafite ukuntu barya ibiryo by'ibwami. Umwami amaze kurota inzozi agira ubwoba, arahahamuka. Amaze guhahamuka, agenzuye asanga afite abantu birirwa barya iwe, asanga bimwe muri bije afite bije y'abantu bavuga ngo biga ubwenge, ngo biga ubuhanga, ngo biga ubucunnyi, ngo biga buri kimwe. Aravuga ngo ariko mpangayitse, hari abantu mpemba barya iby'iwanjye, bakonsoma ibyo nkonsoma. Niwo muzi na ba Meshaki, Saduraka na Abedenego nabo ba Danieli bari baragiye kwiga, ariko aho baje kugambirira kutiyandurisha, nk'uko baje kuvugana n'ushinzwe kubagaburira. Ibyo twarabyigize, ntabwo ari byo nshaka gutindamo. Noneho umwami aribaza, mpangayitse hejuru y'izi nzozi ngo zari zatumye agira ubwoba, zari zatumye abura umutekano. Hari abantu kweri bakonsoma bije yabo ingana gutya, birirwa barya, birirwa banywa, mpangayike bahame barye. Arangije ngategeka kubamuzanira. Aravuga ngo igihe mwaririye ibyanjye,
isaha irageze kugira ngo munsobanurire ibintu byambujije umutekano. Noneho bari bavuga ngo okay, turabigusobanurira, bitubwire. Tinabyibagiwe. Barangira bamubwira urashaka tugusobanurire ntawe ubyigeho, byaba ari ukutwendereza. Tugusobanurire kweri ibintu utatubwiye wibagiwe. Nyamara nabyibagiwe kandi nimutabinsobanurira. Igihe cyo kurya iby'ubuntu cyageze, cyarangiye. Babice bahereye ku murongo. Igihe bapangaga uburyo bwo kubica, ubwoba bwabaye bwinshi, iterabwoba ryabonetse, nibwo Daniel na bagenzi be baje gusaba umwami agahe kugira ngo bajye kubaza Imana yabo. nuko aho bari gusenga nibwo Imana yashimye guhishurira Daniel ibyo umwami yarose yibagiwe. Aha nta wari ufite aho bari biteze gupfa, bahise buri wese avuga ngo nta wasi, nibuza ubwo asabye ako gahe, aho gupfa none umuntu yapfa ejo, reka duprofitireho tujye kujyana, niba ari konte tuzimenyesha abadamu, niba ari buri kimwe tubone uko turaga. Kuko ejo bari abayuda batanabisobanuye, gupfaho nta kabuza tutegetswe gupfa. Aho Daniel na bagenzi be bari bukeye, buri wese yari akeneye amakuru kumenya niba ari ugupfa cyangwa ba Daniel hari icyo babonye. Kumbi Daniel ngo yari yeretswe ngo wagombaga kubabaga, ahita afata Daniel amujyana imbere y'umwami, aramubwira ngo ari kumwe mu banyagano ngari tayari kugira ngo asobanure. Abantu bari bafite ihumure bavuga ngo ntituzi niba ibyo yarose ko kari byo, reka dutegereze. Ariko ubwo bari kumva uko yatangiye asobanura ngo umutwe wari izahabu, iyo shusho ku mwami yahitaga ize yavuze ngo yibagiwe. Iyo shusho yahitaga igaruka mu maso, yavuga ngo igituza n'amaboko byari imiringa, byari ifeza. Yavuga ngo inda n'ikibero byari imiringa. Yavuga ngo amaguru yari icyuma. Yavuga ngo amano. Umwami yajya agira gutya. Baba koboyi bari aho hafi, buriya mu mutima wabo bari kuvuga ngo sha Daniel saho dukuye, niyo utabisobanura twakideburiya ariko tukagumaho. Bari baraze byarangiye. Ariko yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ibyo umwami yarose, haleluya, ngo nta munyabwenge ngo nanjye singiye kubisobanura kubera impamvu z'ubwenge, kubera impamvu z'ubuhanga. Aravuga ariko mu ijuru hari Imana, haleluya, ihishura ibihishwe. Iyo niyo yavuze, mu ijuru hari Imana ihishura ibihishwe, abisobanura amaze kuyihesha icyubahiro. Uyu niwo wari umushinga w'Imana na mbere hose, yuko yimenyekanisha i Babuloni. Arasobanura uburyo byose, amaze kubivuga aho babibwira guti niyo atabisobanura, reka turebe twagerageza. Icyo twashakaga ni uko azitubwira, akaba yari yazibagiwe. Reka ntanga ubusobanuro buri kirere twabonye busobanutse Bibiliya iduhaye, tubuhuze n'ibihe. Hano barabuvuga gutya, twe turabuhuza nk'umunyamateka. Tugende tubihuza mu mateka, turabihuza mu mateka, tubihuze n'iminsi n'ibihe, turebe aho tugeze. Nurangiza uvuge ngo ureke n'abasakuza bakabeshya ngo iki gitabo ngo cyaba cyaranditswe ngo mu 168, niba ngombwa ndanasoza na babandi bagikritika bavuga ngo ni 168. Muri ubu buhanuzi harimo n'ubwasohoye nyuma y'168 bivuga ngo ntacyo wakora ngo wihakane buno buhanuzi, ahubwo wowe ugize umugisha wo kubukurikira, bwumva ugira igitekerezo cyiza kiguhuza n'umwami wawe, umenye icyo gukora mu gihe gisa nk'iki. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro.
n'iki yahise amubwira? Yaramubwiye ngo umutwe ngo ni ubwami bwawe nyagasani. Ni ukuvuga ngo ni ingoma y'i Babuloni. Ingoma y'i Babuloni yatangijwe na Nebukadinezari muri 626 igeza muri 605 ubwo yari apfuye hima umuhungu we, ubwo yerekezaga za Palestina na za Egiputa, akiri agiye kwambuka. Murabizi nibwo yapfuye. Ayo masomo narayabahaye. Akimara gutaha, akimara gupfa, hakomeza umuhungu we. Umuhungu we yarayoboye avana 605 ageza muri 562. Urumva imyaka ingana gutyo, kuva 605 kugeza 562 niho tubona ubuyobozi bwa Nebukadinezari. Ubwo Nebukadinezari yarangiraga, yavuyeho hajyaho uwo bita Emil Maradoke. Emil Maradoke we yayoboyeho imyaka 2 yonyine, yavanye 562 ageza 560. Nyuma ye hagiyeho uwo bitaga Nerigisari. Nerigisari tubona yuko we yayoboye mu gihe cy'umwaka umwe gusa, uwo 560 yayoboye imyaka 4 kuva 560 ageza muri 556. Rabashari Maraduke niwe wakomeje uwo 556 irangizanya na Rabashari Maraduke. Twahise twibukiranye kuri cya kirego ngisubiza, niho nagarutse kuri uyu wo bitaga Nebudonidisi. Uyu Nebudonidisi yarayoboye nkuko twabibonye, aza no kurwara kuva 555 kugeza muri 535 hari hakiyoboye uyu wo bitaga Nebudonidisi, waje gusimburwa n'umuhungu we wo bitaga Berushazari, ariko abari uyobora kugeza muri 539. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Iyo niyo yabaye ingoma y'i Babuloni. Iyi niyo ngoma bongeye gusimburiza nk'ingoma yose, iyo ngoma yose niyo yitwaga ubwami bw'i Babuloni. Mwumvishe iyo myaka n'uruhererekane. Ijambo rikomeza rivuga yuko ingoma icyo bita izahabu kizasimburwa n'icyo bita ifeza. Kandi ifeza mwibuke ko ari igituza, mwibuke ko ari n'amaboko. Igituza n'amaboko. Ni ingoma y'Abamedi n'Abaperesi. Iyi ngoma y'Abamedi n'Abaperesi ni ingoma yatangijwe n'Abamedi ikaza gusimburwa n'Abaperesi. Mbibutse ko aba bose bakomoka ahantu hamwe. Itangiriro igice cya 10 umurongo wa 2 niho muri busange bene Tayi. Aba nibo Bamedi nibo Baperesi. Aha niho tubona uwo bita Kuro. Kuro waje ayoboye abo bita Abaperesi, kuko hatangiye hayoboye Abamedi. Abamedi bari bayobowe na sekuru wa Kuro bitaga Astegisi. Uyu Astegisi niwe watangiye ayoboye abo bita Abamedi. Nyuma yaho yaje gusimburwa n'umwuzukuru we bitaga Kuro, wari ufite mama we bita Mandari, wari waramushakanye iyo mu Baperesi yaramushyingiyeyo. Nkuko mubizi rero, Kuro yari yarahanuwe kera n'umuhanuzi Yesaya mu myaka 750 mbere ya Yesu Kristo. Nibwo Yesaya yahanuye uyu Kuro. Kuro waje guhindura ibi mu mwaka wa 539. Niho Kuro yaje gufata ingoma. Aza gufata ingoma avanyeho Abamedi, ariko Abamedi n'Abaperesi bose bakomoka hamwe no mwitangirira igice cya 10 umurongo wa 2 muri bibubone. Iyi rero ni ingoma y'Abamedi n'Abaperesi. Ni icyo gihe tubasha kuyibona nkuko mubyumvishe. Nyuma y'iyi ngoma y'Abamedi ndetse n'Abaperesi, nkuko mwabyumvishe namwe, iyo ngoma
ifitanye isano mu itangiriro, bakomoka ahantu hamwe. Nakagize ibyo ngenda mvuga kuri buri ngoma, nkasobanura inzozi za Sitegisi, nkasobanura icyatumye yanga umukobwa we. Harimo abo bita ba General Rupogusi, harimo na ba General na ba Kambisesi. Nkasobanura uwo baje papa wa Kuro yari wari Tembarisi, ariko benshi bakunze kwita Mitiridateri. So rero mu magambo make si yari Mitiridateri, ahubwo yari Tembarisi. Ni amakuru agendanye n'ingoma y'Abamedi n'Abaperesi n'uburyo zasimburanaga. Izi ngoma zisimburana kwiye mpamvu papa sekuru wa Kuro bitaga Sitegisi niwe wari warabyaye mama wa Kuro bitaga Mandari, nabo ababyitiranya bakibwira ngo Nesiteri, nabo sibyo, yitwaga Mandari. Mama wa Kuro niwe waje kuba azanye umwana amusubiza kwa se, amusubijeyo abaza amakuru mu gufata Kuro bakamusubiza kwa se. Ise yari yavuganye na General Rupogusi guhita kanda Kuro akamwica. Icyo gihe Kuro yari agahinja. Kuro yaje gusubizwayo bamaze gusobanura ibigendanye n'inzozi. Aza gutaha hagati y'imyaka 24 nibwo yaje gukorana n'uwo bitaga Dariyo, amugira umugaba w'ingabo. Niwe yaje guhemba kujya kumuyoborera i Yudaya, ariko munsi y'ubuyobozi bw'Abaperesi. Nibwo yaje kumuhemba kuhamuyoborera. Kuro niwe waje kwandika inzandiko zitahura ubwoko bw'Abisiraheli. Ayo ni amakuru menshi atandukanye hagati mwaho ntashatse gusobanura nonaha, twasobanura ukwayo. Ariko niki nari nshatse kukumenyesha wowe unkurikiye, wowe unteze amatwi, nuko iyo ngoma yaje kuvaho, iza kuvaho isimburwa n'ingoma ya gatatu, ariyo ngoma icyo bise Umuringa. Umuringa niyo yari ingoma ya gatatu. Ingoma y'Umuringa nayo ndagira ibyo nyivugaho. Iyi ngoma y'Umuringa ni ingoma y'Abagiriki, niyo isimburizwa n'Umuringa, kuko turi kugenda tuvuga ibyo Daniel yavuze tubihuza n'amateka asanzwe. Niyo mpamvu muri Bible bagenda berekana, ariko twebwe uyu munsi aya mateka arasanzwe. Niyo mpamvu nari ndi kubabwira ngo ko mu minsi ya nyuma y'imperuka byavugaga yuko hazaza ubwenge bwo gusobanura ibigendanye na kino gitabo cy'Ibyahishuwe. Ntabwo bizaba byari bisaba ubwenge bundi, nuko ibyahanuwe bizaba byinshi byarasohoye. Bo barahanuraga ibihanurwa bakaba batabibona ku gipimo batabasha kubitahura. Impamvu biri kunyorohera kubibabwira nuko ubwo buhanuzi already bwasohoye. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Umuringa mu nkomoko, ndihuta nabwo, Umuringa ni Abagiriki. Twibukiranye yuko ibihugu by'i Burayi byari buri gace kose kabaga gafite umwami wako ukagenga. Ntabwo ibihugu by'i Burayi byigeze bigira icyo nakita ngo ni Union Européenne. Icyo gihe ntibyari bwabeho. Buri gace kose kagiraga umwami ukagenga. Nibwo umusore uturutse iburasirazuba bwo mu Bugiriki mu ntara y'i Makedoya arahaguruka, atangira kurwana, agera ku gipimo afata Uburayi bwose cyangwa Ubugiriki bwose abubumbira ahantu hamwe. Ariko icyo gice ubwo ni nkaho twagikomfunda nk'Uburayi bwose, abubumbira ahantu hamwe. Amaze kubumba iki gice cyose, ntabwo uyu muhungu yabigezeho ngo ahite yumva kanyuzwe, ngo yumve kanezerewe, ngo avuge ngo birahagije. Oya, ahubwo yahise avuga ngo nakora iki kugira ngo nakserere. Ahita asubiza mu nce z'iwabo hahandi muri ya ntara y'i Makedoya, ahita atraversa iburasirazuba, arambuka afata za Aziya Nto, arambuka afata za Palestina, afata za Egiputa. Arangije atangirwa n'amazi. Agitangizwa n'amazi yaje kurira, arababara cyane kuko abuze uburyo ngo yakserera ngo afate isi yose. Bituma uyu muhungu Alexandre Rogra, bamwe mwamwize mu mateka asanzwe nk'uko natwe twaciye mu ishuri nawe tukagira nakamuvuzeho we byinshi, kuko nanjye
abe mu wa gatatu segonderi, abe mu wa gatanu, mfite igitabo kigendanye na Alexandre. Nakamuvuzeho byinshi bitandukanye n'imirimo ihambaye yabashije gukora. Agwa i Babuloni ari umusore ukiri muto w'imyaka 33. Ibyo bikorwa byose muzi byose byanyeganyeje isi. Hari umuhistoriye we wanditse ngo ibyo Alexandre yakoze ngo nta mwana w'umuntu uzabisibanganya, ngo n'iyibinyejana bya abanyamateka bagiye bandika byinshi ku bigendanye na Alexandre Rugre. Rero nakavuze byinshi yabashije gukora mu gihe cy'imyaka 8. Yahinduye ibintu abigeza kure, kugeza aho yaje gupfa. Apfuye nzabibasobanura mu bihe biri imbere, nzagerageza kubereka mbasobanurire uburyo yaje gusimburwa, abantu 4 bamusimbuye, uko byaje kugenda nyuma yo gusimburwa. Ibyo byabirindi isomo kwaryo, kandi uyu munsi nshaka kugira ngo nsobanure hejuru y'ubu buhanuzi. Nta kibazo ibimba nagiye mvuga mu yandi mateka nshobora kuzabigarukaho nkabijya deep kugira ngo wari ufite confusion yose ibashe gukurwaho. So rero ubu bwami yaje gutsinda arambuka. Nyuma yaho yari amaze kwambuka yahise afata Empire Peresi aza gutsinda. Yaje gutsinda uru rugamba mu buryo nk'urugamba yaje gutsinda ahantu bita Arubera, niho yatsindiye urugamba. Abantu bose bamukurira ingofero baravuga ngo yewe Alexander, ngo ntago uri umuntu, ngo menye uri ikivejuru. Bamuvugaga byinshi bitangaje kubera uko yari ari kurwana n'uko yari ari gukora, ariko aza kugwa i Babuloni akiri umusore mutoya w'imyaka 33. Twihuse rero ndavuga ubwami bwa nyuma aribwo bwa 4 Bibiliya yatubwiye. Ubwami bw'i Roma nibwo bwakurikiye nyuma yaho. Ubu bwami bw'i Roma bwatangiwe n'uwo bita Romulus niwe wabashije gutangiza ubu bwami bw'i Roma ahagana mu mwaka wa 553. Niho tubona 753. Muri 753 niho Romulus yatangije ubu bwami bw'i Roma. Ubu bwami bw'i Roma kubaza amakuru bwaranzwe n'abandi bami 8 kugeza muri 500, ariko ku mwami wa 8 abaturage bakoze imyigaragambyo. Bwari ubwami bwakoze byinshi bibi, ntafata umwanya nabyo wo gusobanura nonaha, ku buryo hari n'ibyo nasobanura abantu bakagira ngo negizajeye nabeshye, ariko bakoze ibintu birenze uko umuntu yabikubwira. Ushobora no gusoma amateka ari hagati yaho ukaba wagira ikibazo cy'ihungabana, kuko nyuma yayo bami 8 kugeza muri 500 ku mwami wa 8 aho abaturage bari kwigumura bari mu myigaragambyo. Ni ibintu bitangaje byari bimaze kubaho. Twihuse ariko ntagacyo ari cyo nshaka kuvuga, ariko ubu bwami bwahise ibyo kwigaragambya kw'abaturage babategetse gukora ku gahato nta mpuhwe, binatuma bambuka bafata ubwami bw'i Babuloni. Bamaze gufata Babuloni barayiganza, barayiyobora, aho tubona ko mu mwaka w'167 bari bamaze gukomera, bari bamaze kuganza. Nyuma yaho bari bamaze by'umwihariko gutsindira ahantu ho bitaga Pidina. Pidina niho baje gutsindira, batsindira completely ubwami bw'Abaroma bw'ab'i Babuloni, baratsinda baraganza. Aha muri kubyumva dusatiriye kuvuka kwa Yesu Kristo. Kristo niwe waje kuvuka no kwiyi ngoma y'abami b'i Roma. Rero iyi ngoma yarakomeye koko, nkuko mwabyumvishe, niyo igereranywa n'icyuma. Yarakomeye irinda igeza mu mwaka wa 476. Kugeza mu mwaka wa 476 hari hakiri iyi ngoma, nubwo benshi bakunze kuvuga ngo even now ni iki directing, ariko uyu munsi byasaba ngo dutange ubusobanuro bwimbitse. Muri 476 ibihugu byo mu majyaruguru, ibihugu amoko 10 yishyize hamwe, yaraje abambura ububasha n'ubushobozi, abari bo batangira kuyobora
ari byo bihugu by'Uburayi bibambura ububasha batangira imiyoborere. Ubwo singarutse niba ngombwa nitugera imbere muziga reforme mwige 538. Nyuma yaho n'ibintu nk'ibyo ngibyo byasaba ngo tubyinjire deep, kandi uno mwanya dufite atari uwo. Amoko 10 yishyize hamwe niyo yaje kuvanaho iyi ngoma y'Abaroma. Aya moko 10 mu kwishyira hamwe yaratandukanye. Even now muzi icyo baje kurema icyo bita Empire Romaine, G7, iyo bavuze G7 harimo ibihugu 3 biri no permanent ngo bidakomeye, ni byabumba ndetse n'icyuma, kudafatana, kudahuza, bamwe byomuka bakomekamwe ibindi. Tuzabijya deep ku gipimo umuntu abasha kuva mu rujijo, nuko mbona igihe dukoresha kigenda kiyongera, ariko tuzabijya deep ku gipimo umuntu atabasha kuba tusobanura icyo bita ni ryari hariho G7, ni ryari byabaye G8, ni gute ibihugu biri perimana n'ibiti ari peremana, ibihugu bishinzwe umutekano w'isi, ibintu nk'ibyo ngibyo byose tuzafata umwanya wo kubisobanura. Ariko ngo bazajya bagerageza kwihuza ariko bacomoke. Ubwo niho nakagarutse gucomoka ku Bwongereza bava muri Union Européenne. Ibintu nk'ibyo ngibyo tuzafata umwanya wo kugira ubusobanuro bwimbitse tubasha kuguha. Noneho rero nkaba navuga ngo mbese ba bantu bo bari kuvuga hejuru yuko ngo igitabo cya Daniel cyaba cyaranditswe mbere y'ijana gato na 68, ni mwumva n'ubuhanuzi no kugeza uno munsi tukigenderamo buri muri kino gitabo cya Daniel, ahubwo ko imbaraga ziri gukoreshwa mu kukirwanya ari ukugira ngo bitaga ciro. Gusa icyo tuzi, aya mano 10 nyuma yaho nk'uko mwabyumvishe haboneka ibuye ritarimbuwe n'intoki z'umwana w'umuntu, ngo riraza ryikubita kuri cya gishushanyo, ngo nuko kirakimenagura, ngo hirya yo kumeneka kwacyo ngo ahubwo rirazugara ngo rikwira isi. Ubwo tubona yuko ari ibuye ngo riturutse hejuru ritarimbuwe n'intoki z'umuntu, ariyo ngoma ya Kristo igomba kuza, tugomba kuba dutegereje. Ariko aho tuzafata umwanya wo kubabwira ngo mbese ibimenyetso bigomba kugaragaza kiri buye rigomba kuza rigakwira isi, ubwami bwa Kristo bukagara bukayobora, ubwami budahanguka nk'uko Daniel yabivugaga. Mbese ni ibihe bintu bikwiye kuzagaragaza yuko Yesu Kristo igihe cye cyageze? Mbese twabibwirwa n'iki? Aho bavuga hejuru y'iyera ry'umutini, nzasobanura ni umutini wavugaga yari Israeli, sobanure gute habayeho iyera ry'umutini, sobanure gutahuka nk'uko mubibona muri Ezekiel 37 havuga ngo igufwa risanga rigenzi ryaryo byari ugutahuka 37 muri tariki 31 z'ukwa 5 n'umunani Israeli basha kwirema. Ibyo byose tuzagerageza kubibasobanurira maze tubashe kureba guhagarara mu buhanuzi, twitegure kuza k'umwami kuko kuza ko azaza. Nshuti rero we warunteza amatwi, ndagusaba guhagarara mu byanditswe, ndagusaba kugendera mu ijambo ry'Imana utagendeye ahisi ijyana ibintu nawe ukibyifuza, ahubwo ube mu kubaho kw'Imana kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Kubanuzi bwavugaga kuzishyira hamwe kurwanya umwana w'intama w'Imana, ariko ntibabashe kumushobora. Aho niho nibiba ngombwa tuzasobanuramo la guerre de 6 jours, ya ntambara y'iminsi 6, la guerre de Kippour, uburyo bwose bwabasha gukorwa kugira ngo, ariko ibyo byose ni ibintu byagiye bisohora, tuzagerageza kubereka mu byanditswe byera. Nshuti rero uneza amatwi mu gihe gisa nk'iki, wowe uri gukurikiriza inyigisho, turakwinginga kuba mu kubaho kw'Imana wumvishe yuko isi igeze ku mano, nurangiza ukora ibyo usabwa gukora, kuko ubwo azaza nta muntu uzazira katumvise, ahubwo azazira ko yumvise ntiyumvire. Ubwo rero uri kwiga izi nyigisho zisangiza abandi, ukora ibyo ugomba gukora kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Reka rero twubahe Isumba byose, mbasengere nanjye nisengera kugira ngo kuza k'uwo mwami kutazagusanga mu minsi y'imbeho, ahubwo Imana izasange witeguye uri mu mwanya ukwiriye. Byagora ku ngoma Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, witwa ndiho witwa Rubasha, ndi kuganira n'ubwoko bwawe, sinyobeye yuko ibi biba biruhije kandi bigoranye, ariko ndakwinginze ngo uyu muntu duteze amatwi umuhe imbaraga, umuhe ububasha, umuhe ubushobozi bwo kukumva no kukugendera munsi, kugira ngo izina ryawe ryamamare, uhindure ibyanze guhinduka, witamurure mu buzima bwe, kandi
uko ibihe byagiye bisimburana ni ikimenyetso kuri Imana ihindura ibihe, kandi nawe mugenga wabyo. Uhindura ibihe yari arimo, umuhe gushaka mu maso hawe, uzamura ubuzima bwo kukwizera, uzamura ububyutse muri we, umuhe kugushaka nk'uwagutaye, maze izina ryawe ryamamare. Urakoze kugiye kudushoboza uyu murimo, urakoze kugiye gutuma izina ryawe ryamamara. Uganze utegeke nk'Imana, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Shalom shalom. Naho ubutaha, tubibutsa yuko nyine nk'uko musanzwe mubizi, kuwa gatanu dutanga izi nyigisho tuba turangije, kuwa mbere dutanga izirera umukristo umunsi wa gatatu nk'uko mwabyigishijwe, kuwa gatatu tukigisha Bibiliya mu buryo busanzwe, tunasubiza ibibazo byose abantu baba bari kuyirwanyaho. Nk'uko mubizi ubushize nari ndi kubabwira amwe mu mavanjiri n'impamvu atemewe n'uburyo bamwe bari kuyitwaza. Buriya ubutaha muzaba noneho ndi kubona nabwo ndi kuhasobanura, ubwo ndi kuvuga kuri bya bindi bigendanye na Bibiliya n'abari kuvuga hejuru y'abatubanjirije, ngo yababanjirije Kristo, bavuga izuka, bakavuga ngo izuka ko hari izindi mana zazutse ku munsi wa gatatu, zabyawe na Vierge, zavutse kuri Vierge. Bagiye bahuza ibintu biturutse ku mateka. Rero wowe uri kubyumva ngo zabambwe ku musaraba, zazutse, ibyo bintu rero kugira ngo babihuze n'igitekerezo gisanzwe, muntu udukurikira aba ari icy'ingenzi kubisangiza umukristo, kugira ngo ejo tudasanga yavuye mu byizerwa atakibihaye agaciro, yibwira yuko ibyo isi iri kumwereka ari ukuri. Rero hari inyigisho nyinshi z'ubuyobe wowe uri kudukurikira wavukiye kugira ngo ugire icyo uzikoraho, nanjye ngire icyo nzikoraho. Niyo mpamvu wifuza wese waduhamagara, wagize umutima wo kugira ngo turwane ishyaka ry'ubwami bw'Imana, wa mutima mwagiraga ntimukawutakaze. Duhame turwana ishyaka ry'ubwami bw'Imana, isumba byose izaduha umugisha. Murakoze. Shalom shalom. Kubaho kw'Imana kubatwikire.